Reba aba bantu bari imbere yawe. Uyu mukobwa ni umwana w'umunyeshuri yari agiye gukora etide mu ishyamba riri hafi yo mu rugo iwabo. Agezeyo yahahuriye n'uruva gusenya. Ubwo yari yicaye asoma, yagiye kubona umukobwa uri mu kirere amanuka, aba arahageze araje, agiye kumwegera abona ahindutse nkawe, abona bambaye bimwe, noneho yumva agize ubwoba bwinshi, arataka. Ahasigaye Imana imuha imbaraga zo kuguruka, abona wa mukobwa wari urimo umwuka wa Satani yigize nkawe nawe araguruka, dore ko Satani yigana kubi. Satani yigana kubi, ni umushukanyi arigana, ariko aratatse, dore Imana yirukanye ba bandi bose bari bigize benshi, maze Imana izana imbaraga zitwika wa Satani wari uri mu mukobwa. Ahasigaye ariruka cyane arahunga, kuko buriya nawe si yari we, ahubwo yari arimo imbaraga za Satani. Umwana w'umunyeshuri asigaye ashima Imana ibyimukoreye kandi ishimwe koko. Iyi videwo twigisha yuko tugomba kwiragiza Imana mu byo dukora byose, kandi twaba tugiye ahantu aho ariho hose tukagenda tubanje kwiragiza Imana. Ahasigaye tukabanza tugasaba imbabazi ibyaha n'ibicumuro byose. Ahasigaye twarangiza tukayisaba ko yaturinda ibisa n'ibibi byose by'umwanzi bituruka ku mwanzi. Kandi tukamenya yuko ahantu aho ariho hose turi tugomba kugira indangagaciro za gikirisitu, kandi tugomba kumenya yuko nubwo Satani afite imbaraga nyinshi, ariko hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Kandi tukibuka yuko Satani ni umwanzi kandi yigana cyane, kandi aba ashaka kwishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose. Satani ni mubi rero, mujye mureka tumuneshe. Nitujya dusenga Imana mu izina rya Yesu, tuzajya tumunesha igihe cyose tuzaba turi kumwe n'Imana.